ko wahamagaye ntumenya uko wiyobora, ntumenya uko witwara. Niyo mpamvu ugomba kumenya niba wahamagawe n'Imana. Reka mbabwire kano kantu, iyo utazi uwo uriwe, ntumenye n'agaciro kawe, ntabwo umenya naho ubariza ibyawe. Hari igihe ujya gukomanga aho usuzugurirwa kandi hari ahantu wakagombye kuba wahagaze, ikibazo cyawe kigakemuka utagize gute, utavunitse. Ariko kuko utigeze umenya agaciro kawe, ibyawe biradindira. Haleluya. Niyo kanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara, yitwa ikanzu y'ubutesi. Niyo garidiyene Imana yigisha. Uyu munsi wa none ni ubona ibintu byose bikwemerera, mu muhamagaro ntabwo ibintu byose bijya byemera, keretse iyo wamaze kugera ku rufatiro rukwiriye mu izina rya Yesu. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bene data mukurikiye Ikamba Karuvari TV. Uwiteka Imana abaho umugisha kandi abagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Munyemana Protais n'ubundi nk'uko bisanzwe turamenyeranye. Ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka rero akomeze kubakingurira amarembo y'umugisha. Munyemerere tubanze dusenge, hanyuma niturangiza tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kukugira neza, tugushimiye ko wabanye natwe imyaka yose itambutse kandi n'uyu munsi ukaba ukiri kumwe natwe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhayeho kugira ngo twumve ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ukuri, ni inkota ityaye mugi yombi, rirabaga rigahinguranya, rigatandukanya inyama n'imisokoro, ubugingo n'umwuka, rikabishyira ukubiri. Reka rero wigaragaze nk'Imana cyane muri iri jambo, kandi umuntu wese uzaryumva rizagira icyo rimusigira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukomeze rero kugubwa neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Itangiriro, hanyuma dusome ibice byaho 37, dusome umurongo waho wa 4. Turasoma Itangiriro 37, hanyuma dusome, munyemerere duhere ku murongo waho wa 3, hanyuma mbabwire insanganyamatsiko. Itangiriro 37, turasoma uyu murongo wa 3 wonyine, hanyuma mbabwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Haravuze ngo Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Amen. Uwiteka kugirira umugisha, kugirire neza kandi aguha umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo cyangwa se insanganyamatsiko ifite umutwe uvuga ngo amakanzu 7 y'umunyamuhamagaro. Amakanzu 7 y'umunyamuhamagaro niryo jambo tugiye kwiga. Mwene data, iyo utaramenya uwo murwana uko areshya, ntumenya aho ukubita. Hari igihe ukubita hejuru kandi uri kurwana n'igikuri, icyo gihe ukaba wahushije. Cyangwa ugakubita hasi kandi uwo murwana arwanira hejuru, ukaba mu buzima bwo guhusha. Niyo utaramenya ibyo usengera, ntumenye uko usenga. Hari igihe usenga ushima Imana, Mana ndagushimiye ko wangiriye neza, kandi ugashima nta kintu ufite. Imana yakureba ikabona wibereye mu buzima bw'amashimwe, ubuzima warabwakiriye, kandi igihe cyose ugishoboye gusporta cyangwa se kuba mu kibazo, nta mpinduka uzigera ubona ivuye ku Mana. Uwiteka kugirire neza. Hakaba n'igihe usenga wirukana abadayimoni kandi nta badayimoni bahari. Hakaba n'igihe usenga uvuga ngo Mana wampaye, kandi ibyo usaba urabifite. Ikibura ni amakuru akumenyesha ko bihari cyangwa se ubifite, cyangwa se ukaboshye udashobora kwakira ibyo uriho usaba. Uwiteka guha umugisha. Ijambo rero ratubwira ngo abo yamenye yarabahamagaye, ibaha ubwiza, irabatsindishiriza, ibaha ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana.
mwene data nagira ngo nkumenyeshe ko iyo utamenye ko wahamagawe ntumenya uko witwara, ntumenya uko uyobora uburyo bwawe. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo amakanzu 7 y'umunyamuhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Niryo jambo tugiye kuganiraho, niryo jambo tugiye kwiga, kandi ndabizi neza ko uraza gukuramo ibintu byinshi. Hari icyo Uwiteka aje kukwigisha, uraza kumenya ibyo usengera, uraza kumenya uko usenga, uraza kumenya naho ibyawe biri gupfira, emwe n'ibyo utakoze neza. Tuzasoza iki cyigisho wamaze kumenya neza aho ibyawe byapfiriye, nuko wasubira inyuma ugafata bya bindi wari warasize mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Iyo Imana iguhamagaye ikuzanye, nkunda gukoresha ijambo rivuga ko Yesu adashobora gukora ikosa ryo guhamagara ikigoryi cyangwa se undi muntu udashoboye. Abantu Yesu adafiteho umugambi bagwa mu tubari, ajya gusambana indaya ikamwica, akajya mu kabari agasinda ruhurura ikamutogokana. Nigeze kumva amakuru ni hambere kuri Radio Rwanda, numva umuntu umwe wagiye gusambana, ngira ngo hari mu karere ka Kirehe, ndumva mbyibuka neza. Agiye gusambana, asambanira n'indaya mu rutoki, bari bavuganye amafaranga. Hanyuma bamaze gusambana, wa mugabo ntiyishyura, ananirwa kwishyura. Ananiwe kwishyura, ya ndaya bari gusambana ivuza induru ngo mfashe umujura waje kutwibira ibitoki. Ako kanya basaza ba wa mukobwa cyangwa se bayandaya bahururanye amahiri, inkoni, baraza bica wa muntu wari uri gusambana n'uwo mukobwa. Uriya muntu nta mugambi Yesu agize gute amufiteho. Abantu Yesu adafiteho umugambi, ngurwo urupfu rwabo. Uriya muntu wapfuye kuriya, uriya muntu wagiye gusambana indaya ikamwica, uriya muntu ruhurura yatogokanye agapfa kuriya atihannye adakijijwe, nta kimana imukoresheje. Uriya muntu barasiye mu cyuho yagiye kwiba, atihannye isasu rikamunyuramo cyangwa se agapfa muri buriya buryo. Nanaba musaza wawe ntuzamuririre, ntiwagira urukundo ruruta rw'Imana yamuremye ikaba inamutanze kuriya. Iyo Yesu agufiteho umugambi akurindira hariya hantu, igihe kikagera akaza akahagukura, akagukarabya, akagusiga, akakwambika, akagushyiramo ijambo, akagushyiramo impano z'Imana. Wahagarara imbere y'abantu watera haleluya bakavuga ngo amena, kandi ibyo bintu koko bakabona birakubereye. Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu. Yesu rero ntashobora guhamagara umuntu udashoboye, aguhamagara yarakwitegereje, hari ibyo akubonyemo, hari ibyo aje kugukoresha. Nkunda kuvuga amagambo ari muri Luka ibice 9 uhereye ku murongo wa 57, ukuntu umugabo umwe yabonye ibyo Yesu akora, abona icyubahiro abigishwa ba Yesu bafite, arangije araza aramubwira ngo mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Ariko Yesu amurebye asanga nta dayimoni nimwe azirukana, asanga ni gito, asanga nta muntu azacumbikira, asanga nta kintu kimurimo. Ntibigeze bagendana uko Yesu yaramubwiye ngo ko ingunzu zigira imyoyo biguruka mu kirere bikagira ibyari, jewe umwana w'umuntu nkaba ntagira naho ndambika umusaya. Bishatse kuvuga yuko yamubazaga ngo urankurikira ngo ushyirehe. Uriya nta kintu Yesu yamubonyemo, yapfa urupfu rwo ari rwo rwose. Ariko Yesu ngo akomeza urugendo, ageze imbere ahura n'umuntu wibereye muri gahunda ze, utanitaye ku byo Yesu ari kuvuga, utanitaye ku muhamagaro. Ariko Yesu amurebye asanga ni ikigega cy'ubutunzi, asanga mufitiye wa mugabane turirimba muri 35 mu gakiza ngo ku Mana mu ijuru mfiteyo umugabane. Yesu arangije aramubwira ngo wa mugabo we nkurikira. Arangije azana inzitwazo, aravuga ngo reka njye guhamba data, kandi abeshya atapfushije. Yesu aramubwira ngo kubw'ibintu nkurebamo n'umugabane ngufitiye, kubw'impano ndi kukurebamo, kuko kuyobora amateraniro nkurebamo, kubw'ishyaka ry'umurimo wanjye nkurebamo, reka abapfu bahambe bapfu babo, we ngwino tugende. Mwene data, uyu muntu Yesu yagiye kwizanira muri karitsiye, muri karande, muri bwa buzima, akamukura muri ba bajura, akamukura muri baba nk'ibiyobyabwenge, akamukura hahandi uzi nawe Yesu yagusanze, yarangiza akakuzana hari ikintu akuzaniye. Icyo kintu rero ugomba no kukigira. Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe sana.
uyu muntu imyaka ahamagawe afite iyo ariyo yose arayamburwa. Bibiliya iratubwira ngo ibya kera biba bishize, ababaye icyaremwe gishya, abamaze kubyarwa n'Imana, ntabagicometse muri karande zo kwa runaka handi tuvuka, ahubwo ababyawe n'Imana. Uyu muntu rero ahita yambara umwambaro w'impinja, agatangira akarererwa muri bwa bwene gihugu bw'igihugu cy'agakiza ahamagariwemo, bw'igihugu cy'umuhamagaro ahamagariwemo. Uyu muntu imyaka yose yari afite arayamburwa, agasigara ari uruhinja. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu agiye kwigishwa n'Imana, agiye gutozwa ibyo azakora. Nakubwiye ngo iyo utamenye ko wahamagaye, ntumenya uko wiyobora, ntumenya uko witwara. Niyo mpamvu ugomba kumenya niba wahamagawe n'Imana. Reka mbabwire kano kantu, iyo utazi uwo uriwe, ntumenye n'agaciro kawe, ntabwo umenya naho ubariza ibyawe. Hari igihe ujya gukomanga aho usuzugurirwa, kandi hari ahantu wakagombye kuba wahagaze, ikibazo cyawe kigakemuka utagize gute, utavunitse. Ariko kuko utigeze umenya agaciro kawe, ibyawe biradindira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bene data, ni amakanzu 7 y'umunyamuhamagaro turiho tuganira. Umunyamuhamagaro kugira ngo agere ku kigero gikwiriye, aho ijambo rivuga ko uwo muntu aba amaze kwambikwa ikamba, nuko aba yambaye amakanzu 7. Ntabwo ari ukuyagerekeranya, ni ukwambara iya mbere igasaza ikaba amahenure, ikaba itakigukwira, ukambara iya kabiri, warangiza ukageza kuri 7, kuko Imana iriho irakwigisha ibyo uzagira gute, ibyo uzakora. Uwiteka guha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mureke mbaho urugero. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se no mu mareta atandukanye, mureke mbibarize kandi munsubize, cyangwa namwe mwisubize. Umuntu wize garidiyene cyangwa wize primaire yajya gusaba akazi muri perezidansi, yadepoza hehe? Ndibaza ko abantu mwese muri busubize ko bidashoboka. Ni iyihe mpamvu mushubije ko bidashoboka? Nuko uyu muntu atigeze yiga. Uyu muntu ntabwo yigeze yicara ku ntebe y'ishuri. Yesu ashimwe cyane. Niba leta y'u Rwanda, niba leta zo mu isi zitwigisha ibizarangirira inaha, zidashobora gukoresha umuntu utarize, zikoresha umuntu wabanje kudepoza bakareba impamyabushobozi ye, ntabwo leta y'ijuru, leta dukorera, leta duhamagarirwa gukorera, ari yisuzuguritse yafata umuntu utarize ngo ijye kumukoresha. Niyo mpamvu ijuru yari guhamagaye, Imana iguhamagaye, mbere yuko kwinjiza mu muhamagaro irabanza ikakwigisha. Yesu ashimwe cyane. Twihuse dusomye ijambo ry'Imana, riratubwiye ngo Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Arangije ngo amudodeshereze ikanzu ndende. Iyi niyo kanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara, yitwa ikanzu y'ubutesi. Igereranywa n'ishuri rya garidiyene. Abana bacu iyo yiga garidiyene, uyu mwana bataramenya kwiga icyo ari cyo, ntazi kwiga ibyo ari byo, ntazi n'icyo bizamara. Niyo mpamvu uyu mwana utamubyukije ntabyuka, ntamenya ko agomba kujya ku ishuri, utamwogeje ntiyoga, utamutwaye ku ishuri ntaho ajya, rimwe na rimwe unamwohereje ntiyahamenya. Ariko umubyeyi kuko azi neza ko uyu mwana mu kwiga hari icyo azakuramo, arazinduka bakamubyutsa, bakamukarabya, bakamugaburira, bakamupfunyikira impamba. Uyu mwana bakamuherekeza ku ishuri. Iyo ageze ku ishuri, rimwe na rimwe kuko ataramenya umumaro wo kwiga, hari igihe biba ngombwa ko arira ashaka gusubirana mu rugo n'uwamuherekeje. Ariko umubyeyi kuko azi imbaraga, kuko azi umugisha wo kwiga, kuko azi umumaro wo kwiga, uyu mwana ajya kubitira uyu mubyeyi ajya kubitira n'uyu mwana akanyafu ku ishuri, kugira ngo uyu mwana asigare ku ishuri yige, kuko umubyeyi azi neza icyo uyu mwana mu kwiga azakuramo. Haleluya,
no mu buryo bw'umwuka nuko nguko bimeze. Iyo tukimara guhamagarwa nababwiye ko duhinduka abana, twarangiza tugatozwa. Umuntu wiga garidiyene batamubyukije tubonye ko atagira gute, atabyuka, baramugaburira, bamwitaho. Yesu ashimwe cyane. No mu buryo bw'umwuka iyo duhamagawe twaturiye agakiza mw'itorero runaka, nuko nguko turerwa. Twambara ikanzu ya mbere y'umunyamuhamagaro yitwa ikanzu y'ubutesi. Niba mubyibuka, iyo wakiriye agakiza mw'iteraniro umanitse amaboko, nemeye ko Yesu ambera umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, umuntu uwo ari we wese wo muri iryo teraniro arakureba akagukunda. Ntushobora gutaha amateraniro arangiye umushumba atagushuhuje, ataguhobeye, atakubwiye ko bagukunze. Amakorari yose aba yumva uzayaririmbamo, abavugabutumwa bose babamwo bumva muzagendana. Ariko mwene data, nagira ngo nkumenyeshe ko atari ko bizahora. Nagira ngo nkumenyeshe ko hari igihe bizagera bigahinduka. Niba ufashwe gutya, umenye ko cyambaye ikanzu y'ubutesi. Iyi kanzu y'ubutesi iraryohera. Iyo abantu bayambaye baba bumva batayivamo kuko iryohera. Ariko umuntu wize garidiyene ntashobora kubona akazi. Yesu ashimwe cyane. No mu kwihangira imirimo bisaba kuba hari ibyo uzi gukora, waragiye basi nko mu mashuri y'imyuga. Niyo mpamvu iyo Imana iguhamagaye ibanza kugira gute, ibanza kukwigisha mwene data. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo utaramenya ibyo usengera ntumenye uko usenga. Hari igihe uba uri kwigishwa n'Imana ukagira ngo ni abadayimoni, ukajya kwiruka nta badayimoni badahari. Niyo mpamvu banza umenye ibyo usengera kugira ngo umenye n'isengesho uzamura imbere y'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo Isiraheli atonesha Yosefu amukunda birusha iby'abana be bose. Birashoboka ko uyu munsi wambaye ikanzu y'ubutesi, mu muryango urakunzwe, nshuti n'abavandimwe baragukunze, abari bo bose baragukunze, hemwe n'ubutunzi buragukunze. Ariko nagira ngo nkumenyeshe yuko hari igihe byazahinduka kubera umugambi w'Imana igufiteho naho Imana igutwaye. Birashoboka ko cyambaye iyi kanzu y'ubutesi, ariko mwene data nagira nkumenyeshe ko niba Imana iguhamagariye kuzakora ibintu byagutse, ntabwo uzahora muri garidiyene. Hari igihe uzaba wambaye n'ikanzu ya primaire, Uwiteka guha umugisha. Yosefu yambariye ikanzu, bene se barasangira, akabagemurira bagasangira. Papa we aramukunda cyane, amudodeshereza ikanzu ndende ngo yambara igikundiro. Ariko igihe cyaje kugera, uyu muntu bita Yosefu ikizamini cya garidiyene ntaragikora. Bibiliya ntitubwira uko yagikoze, ariko nagira ngo nkumenyeshe yuko igihe cyageze garidiyene akayivamo, yarangiza akagira gute, akimuka. Igihe uzabona byahindutse ku bugingo bwawe, mbere yuko uzajya gusenga uzamenye ngo ese ngiye gusengera iki. Utazirukana abadayimoni badahari kandi nyamara Imana ikwimuye. Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu. Iyo ni ikanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara. Urabona ukunzwe, isi iragukunze, bene wanyu baragukunze, mu muhamagaro urakunzwe, mu rusengero urakunzwe, mu bo muririmbana urakunzwe, abantu bose barakugurira. Muratambuka kuri butike bakakugurira karindazi, bakagurira fanta. Urabona korari zirepetera iwawe, urabona abari bo bose bakwitayeho, urabona uriho usurwa ku kigero burugusha shimishije. Nagira ngo nkumenyeshe ko hari igihe bizahinduka. Igihe bizaba byahindutse rero uzamenye ko Imana ikwimuye, kuko aho igutwaye ni harehare, ni urugendo runini, ariko Uwiteka azabigufashamo. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Iyo niyo kanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara, yitwa ikanzu y'ubutesi. Niyo garidiyene Imana yigisha. Uyu munsi wa none ni ubona ibintu byose bikwemerera, mu muhamagaro ntabwo ibintu byose bijya byemera, keretse iyo wamaze kugera ku rufatiro rukwiriye mu izina rya Yesu. Uwiteka kugirire neza. Iyo ni ikanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara, ni ikanzu y'ubutesi, ni ikanzu y'igikundiro. Ariko tugiye gusoma ahangaha n'ubundi mu itangiriro ibice 37 ku murongo wa 4, kugira ngo dukomeze turebere kuri uyu munyamuhamagaro watubanyirije witwa Yosefu. Turebe amakanzu yose yagiye yambara, turebe ubuzima yagiye abamo, hanyuma turaza kurangiza iki cyigisho twamaze kumenya neza umuhamagaro icyo ari cyo,
intambara umuntu ahura nazo zo mu muhamagaro. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Dusome ku murongo waho wa 4 turebe ikanzu ya kabiri umunyamuhamagaro yambara, ariyo primeri Imana yigisha umuntu ihamagaye. Ku murongo wa 4 haravuze ngo bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo, bose baramwanga ntibajya bagira ineza bamubwira. Amen. Mana yanjye, Bibiliya iratubwiye ngo bene se bamenya ko se amukunda birusha ibyabo, bose barangije baramwanga. Mwene data, ko wumvise ijambo ry'Imana twasomye, ko wumvise ibyo dusobanuye, wumvise Yosefu bene se bamwanze, hari uwo yibye, hari uwo yatutse, hari uwo yasebeje, hari ikosa bamufatiyemo. Nta kibazo na kimwe Yosefu afite, nta nubwo ari abadayimoni bahari, nta n'ikintu yari gukora ngo batamwanga bitewe n'aho Imana imujyanye. Ahubwo nuko garidiyene yayirangije, Imana imuzamuye, imuhaye poromosiyo, imujyanye kujya kwiga no muri pirimeri kugira ngo atangire kwiga ibihekane, atangire kwiga imyandiko, atangire kwiga ibindi bintu byo ku rwego agezeho. No mu buryo bw'umwuka nuko nguko hameze. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo bene se baramwanga, nta kibazo na kimwe afite. Mu muhamagaro iyo wambaye iyi kanzu y'ubutesi, igihe kijya kigera Imana ikayigukuramo, yarangiza ikakuzamura ikakugeza muri pirimeri. Iyo ugeze muri pirimeri, ya niforume ya garidiyene uyivanamo, warangiza ukambara inifomu y'ikigo ugezeho. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi rero wambaye iyi kanzu bijya bimugendekera ukundi kuntu. Bibiliya iratubwiye ngo bene se baramwanga. Ikanzu ya kabiri umunyamuhamagaro yambara yitwa ikanzu y'icyangiro. Aho waba uri hose, uwo waba uri we wese, aho waba uvuka hose, izina waba ufite iryo ari ryo ryose, icyo waba uri cyo, icyo ari cyo cyose, iyi kanzu urayambara uko nta n'inzira wanyura kugira ngo uyikate. Ni ikanzu y'icyangiro. Bibiliya itubwiye ko bene se bamwanze, Imana yamwimuye. Birashoboka ko ntawe wabayeho wambaye ikanzu y'igikundiro, wambaye ikanzu y'ubutesi, ariko uriho urabona byaragize gute, byarahindutse. Nagira ngo nkumenyeshe ko Imana yakwimuye mu izina rya Yesu. Tangira wiga ibihekane, nta dayimoni ihari, ahubwo Imana iriho irakuzamura, iriho irashaka kukugeza ku gihagararo gikwiriye. Irashaka ko uzaba uwo umumaro, irashaka ko uzaba umuntu udasanzwe. Yesu akugirire neza. Bene se baramwanga, nta kintu bamuhora. Umuririmbyi wambaye iyi kanzu y'icyangiro abaririmbana nabo bose, n'udafite impano yo kurota ararota kandi akavangirwa. Nta kindi kintu barota, berekwa yasambanye cyangwa ari usenya umurimo, bakabimuhurizaho, kandi nta kibazo na kimwe agize gute afite, ahubwo nuko yambaye ikanzu y'icyangiro. Bibiliya tubwiye ngo Yosefu bene se baramwanga kandi nta kibazo na kimwe afite. Reka data, nuko Imana imwimuye. Iyi kanzu y'icyangiro irababaza cyane. Umuntu wambaye ikanzu y'icyangiro nta nshuti agira. Uwabikije ibanga aryumvira ahandi hantu, aryumva n'abandi bantu. Birashoboka ko uyu munsi ubona ibintu byose byakwanze. Uwakuvugishaga reka data, uwari inshuti yawe, uyu munsi wa none uramuhamagara mbere yuko akwitaba akakwimyoza. Nagiraga kumenyesha yuko nta dayimoni hari, Imana yarakwimuye. Uri umuntu udasanzwe, uriho urazamuka, Imana irakwishimira. Waratsinze, wagize amanota meza kwimura. Haleluya, haleluya. Ibintu byose uri kugerageza gukora biri kwanga,
wakikontorora ugasanga nta kibazo ufite, ugasanga si wowe biturukaho. Komera, hagarara, komera ushikame, wisubire inyuma. Nubwo bikomeye siko bizahora. Hirya y'amasomo, hirya y'ibizamini, hari ukudefanda, hari ukujya ku isoko ry'umurimo. Yesu ashimwe cyane mwene data. Komeza ugubwe neza, uhamagawe n'Imana. Ibyo uri gucamo ni ingaruka y'icyo uzaba cyo. Ibiri kukubabaza byose ni ingaruka y'icyo uzaba cyo. Ariko niba wemeye kwiga, ejo hazaza, ejo hawe ni heza cyane. Ndabikubwiye, narabisomye, narabyize. Imana y'amahoro ikugirire neza mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo bene se baramwanga, bamaze kumwanga ntibyagereye aho ngaho, ahubwo bamugurishije muri Egiputa. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbamenyeshe ko kugurishwa kwa Yosefu nta dayimoni yari ihari. Iyo ajya kwirukana abadayimoni igihe bamujugunyaga mu mwobo, yari kuba asenze isengesho atagomba gusenga. Iyo aza kwirukana dayimoni igihe bamuguraga bamujyanye muri Egiputa, yari kuba yisenze isengesho atagomba gusenga. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ugomba kumenya uwo murwana uko areshya, ugomba kumenya ibyo uri kurwana nabyo, ukamenya n'ibyo ugira gute, ukamenya n'ibyo usengera. Muri Zaburi ibice byaho 50:3 haravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, ngo ariko imbere yayo umuriro uzagira gute, izakongora. Birashoboka yuko baguhanuriye ko izaza ye guceceka, ariko banza umenye n'ikinyabiziga Imana igendamo. Yosefu iyo batamwanga ntago yari kuzajya muri Egiputa, yari kugezwayo n'iki? Ko atari yarize ngo azajyayo kuri buru. Reka da! Yosefu yavuye iwabo afite imyaka 17 agurishijwe muri Egiputa na bakuru be. Ariko Yosefu Imana yari imujyanye muri misiyo. Yosefu yari agiye gukomereza amahanga, amasomo mu mahanga. Imana yari imuhaye buruse kuko Yosefu yari yatsinze neza. Mwambugiye ngo amen. Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu. Barangije bamugurisha n'Abamidiyani, bamujyana muri Egiputa. Ageze muri Egiputa ntago yakomeje kwambara ya kanzu ya primaire, ntago yakomeje kwambara ya kanzu y'icyangiro, ahubwo iyo kanzu y'icyangiro ariyo primaire y'Imana, Imana yayimukuyemo irangije imwambika indi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none numara kumenya ko uri kwigishwa n'Imana, biragusaba guceceka, warangiza ugatuza. Hari ibintu bijya bituma umuntu atinda ku ishuri cyangwa se umuntu atinda ku masomo. Ikintu cya mbere gituma umuntu atinda ku ishuri ni ukwiga nabi, kurangara mu ishuri. Warangiza abandi bakimuka, wowe ugasigara kuko wagize amanota mabi. Ibyo biri mu bintu bituma umuntu atinda ku ishuri agahora mu uniform. Abandi bakarangiza segonderi, wowe ari kurangije primaire bitewe nuko wize nabi. Ikindi kintu kijya gituma umuntu atinda ku ishuri nuko yiga amashuri menshi. Birashoboka yuko impamvu ishuri ryawe ritararangira nuko Imana yakwigishije amashuri menshi kuko ishaka kugira umuntu udasanzwe. Irashaka kukongerera ubuhanga, irashaka kukongerera ubumenyi. Yesu ashimwe cyane. Akandi kabazo karimo aha ngaha, mwese iyo mujyanye abana ku mashuri, bene data, ukajyana umwana ugiye kumutangiza, iyo ugeze ku kigo hari ubwo hitamo umwarimu uzakwigishiriza umwana, wisubize cyangwa usubize uwo muri kumwe. Iyo ugeze ku ishuri ujyanye umwana, hari ubwo hitamo umuryango umwana wawe azigamo. Ntabwo ariko bigenda. Ikigo nicyo kigenera umwarimu uzakwigishiriza umwana. Haleluya. Ikigo nicyo kigena umuryango n'ishuri uriya mwana azigamo. Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigisha iby'ijuru, no mu buryo bw'umwuka nuko nguko bigenda. Iyo Imana iguhamagaye igiye kukwigisha, ntago wihitiramo uzakwigisha. Reka data, Imana niyo iguhitiramo uzakwigisha bitewe n'ibyo igiye kukwigisha, bitewe n'ibyo uzakora. Kuko umuntu wese yiga ibyo azakora, kandi buri wese yigisha ibyo yize. Hari igihe rero mwarimu Imana igushyiriyeho imbere kukwigisha, porofeseri Imana iguhaye ari umugore wawe. Mana yanjye, muzirikane yuko nta mwarimu ureba neza.
uko byagenda kose nta mwarimu ureba neza. Mwarimu aba afite buryo cyashaririye mu ishuri kugira ngo abana batajenjeka ku masomo. Mwarimu ntaseka n'abanyeshuri, abahereza isomo, yarangiza akagira gute, akajya ku ruhande akabasoma ibitabo ngo amenye uko ari bukosore, akajya ku ruhande akabategura andi masomo. Abana nabo bakajya mu byabo bagakora bakiga, kubera ko ibyo bari kwiga bari bugire gute, bari bubibazwe. Hari igihe mwarimu Imana igushyiriyeho ari umugore wawe, iyi Imana imushyizeho ari umugore ngo aba ari kwigisha, nyamuneka hari igihe uzataha ugasanga byahindutse. Nta mwarimu ureba neza, uzasanga yashaririye, azakubera mubi. Nagira ngo nkumenyeshe yuko utemerewe gusakuza mu ishuri. Ntiwemerewe gusakuza mu ishuri, ntiwemerewe gukubagana mu ishuri. No mu ishuri nta muntu wemerewe kubaza undi. Haleluya. Niba ubona rero ibiri kukubaho nta ruhare wabigizemo, wasenze, Imana yavuganye nawe, kandi wajya kubona ukabona byahinduye isura, ukabona intambara, ukabona amakuba, ukabona ibigeragezo, banza ucunge neza, wasanga Imana yakuzaniye porofeseri mu rugo. Uyu munsi wa none bimeze gute mwene data? Cunga neza utaza kwirukana dayimoni zidahari. Hari igihe Imana yakuzaniye umugore ngo akwigishe, hari igihe Imana yakuzaniye umugabo ngo akwigishe, hari igihe Imana yakuzaniye umubyeyi ngo akwigishe. Uwo Imana igushyiriyeho wese aba agomba kukwigisha nk'uko ugomba kwiga, kandi akaguhereza isomo neza. Ntiwemerewe rero gusakuza mu ishuri mwene data, wemerewe guceceka. Ndabyibuka kera nkiga primaire, nari mfite umunyeshuri twiganaga, niga wa kabiri primaire, ndabyibuka nari mfite umunyeshuri twiganaga witwaga Nyirankumbuye. Yari umukobwa, yaraneshaga, agakungurira abanyeshuri bajya bagira bataha bakarwana. Uwo mukobwa kuko yaneshaga, uko twatahaga yarankubitaga, kandi nkagira ikibazo no mu ishuri tukicarana. Mu ishuri nahoraga nitonze cyane, ncecetse. Mwarimu yandeba akagira ngo ni ukwitonda kundi, ariko ndiho ndatekereza ko n'ubundi nidutaha ari bunkubite. Mwene data, ntukwiye kugira discipline nk'iyi nari mfite bitewe n'uko utinya umunyeshuri cyangwa ibiri bukubeho nyuma. Ahubwo icara mu ishuri utinye mwarimu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwarimu yareba ukuntu nitonze akambwira tuze kunyandikira abantu basakuza. Iyo nagushyiraga ku rubaho rwanjye rwo twandikiragaho ngashyiraho izina ryawe ko washakuje, yagukubitaga inkoni ku kibuno, cyangwa yarangiza akakubwira ngo ntuzagaruke utazanye n'umubyeyi. Iby'isi bitwigishe iby'ijuru. Uyu munsi wa none uriho urasakuza mu ishuri. Imana igushyize mu ishuri, ariko amagambo yakubanye menshi. Uraza gukubitwa iyo ku kibuno. Hari abantu bari gukubitwa izo ku kibuno kubera ko banze guhagarara neza mu ishuri, banze kwitwara neza. Abandi bari butumwa ababyeyi. Imana ni gutuma umubyeyi uramuzana, hagarara neza muri iryo shuri, hagarara neza muri ayo masomo, kandi umenye ko hirya y'amasomo hari n'ibizamini. Yesu ashimwe cyane. Ikindi, iyo mwarimu ashyize ikibazo hariya ku kibaho, nta munyeshuri wemerewe kubaza undi. Kabone nubwo uyu munyeshuri yaba ari umuhanga, mwarimu abwira ati bikosore byose, yarangiza akabisobanura neza, nawe ni umunyeshuri mugenzi wawe, ntiwemerewe kumubaza. Ariko muri iki kigo turi kwigamo, Imana iri kwigisha abantu iby'umuhamagaro. Imana iragukubita isomo, warangiza amayinite ukayamarira muri telefone, uriho uhamagara umunyeshuri mugenzi wawe, uriho ubaza ngo ni gute nakitwara. Nta munyeshuri wemerewe kubaza undi. Mwese nubwo uriya munyeshuri ari umuhanga, ariko mwese muri abanyeshuri. Haleluya, haleluya. Hari igihe umugabo yaragukubita, ariko nyamara uriya bamusohoye mu nzu. Ninde uri bukemura ikibazo cy'undi? Mwese muri abanyeshuri. Ariko Imana ibwira Yeremiya mu bice byaho 33 umurongo waho wa mbere haravuga ngo yewe Yeremiya, ni jyewe Uwiteka, nijye ugira icyo ndema, narangiza nkagikomeza. Uwiteka niryo zina ryanjye, ntabaza ndagutabara nkwereke n'ibindi. Bivuga ngo washyize isomo, washyize ihurizo imbere yawe, ni nawe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Niwe wenyine wemerewe kugukosora. Niyo mpamvu muri iri shuri turi kwigamo nta muntu wemerewe kubaza, kuko nawe ni umunyeshuri. Imana yonyine niyo izabohora ubuzima bwawe, kandi ikakugeza ku gihagararo, ku rufatiro rw'igihagararo cya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Abanyeshuri rero
muri iki kigo bitewe n'ibyo muri kwigishwa, itonde mu ishuri, genda neza, kurikira mwarimu, amasomo uyitwaremo neza. Ntabwo Yesu azabura kukugirira neza kandi ntabwo azagutererana. Yaravuze ngo ntabwo nzabasiga muri imfubyi. Kandi nagira ngo nkumenyeshe yuko iyo umaze guhamagarwa minerivare bayishyuye. Ntabwo rero umwarimu, ntabwo umunyeshuri, umubyeyi yamurihira minerivare narangiza ngo yikure mu ishuri hanyuma uwo mwana n'umubyeyi we bamerane neza. Reka data, umubwiriza yaranditse ngo muri izo ntambara zose nta gusezererwa, kandi iyo usubiye inyuma urapfa. Bivuga ngo no desata no demobu, songa mbere paka binguni. Haleluya! Muri izo ntambara zose nta gusezererwa, kandi iyo usubiye inyuma ugira gute? Urapfa. Itonde rero uhagarare neza mu ishuri. Ni amakanzu 7 y'umunyamuhamagaro turi kwigaho. Imana ikugirire neza. Yosefu arayambara y'icyangiro ya pirimeri, arangije arayirangiza. Amaze kuyirangiza bamugurisha muri Egiputa. Ageze muri Egiputa yagiye gukomerezayo sekonderi. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumve noneho Yosefu uko byaje kumugendekera. Tunarebere hamwe ikanzu ya 3 umunyamuhamagaro yambara. Reka dusome n'ubundi ahangaha itangiriro 37, hanyuma dusome ku murongo waho wa 36. Haravuze ngo baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Amen. Baba Midiyani batwara Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Igihe Yosefu yari yambaye ikanzu y'icyangiro, bene se bamwanze, bamugurishije muri Egiputa. Amaze kugera muri Egiputa, Yosefu yakuyemo ya kanzu ya pirimeri, yakuyemo ya kanzu y'icyangiro. Arangije turaje turebere hamwe inifomu yagize gute yambaye. Turebere hamwe ikanzu ya 3 umunyamuhamagaro yambara, niturangiza tunayisorezeho, hanyuma amakanzu akurikiraho tuzayarebera hamwe mu kiganiro cyacu gitaha mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari. Yosefu amaze kumugeza muri Egiputa, ageze kwa Potifari yakuyemo ya kanzu ya 3 umunyamuhamagaro yambara, ya 2 ya kanzu y'icyangiro. Arangije ajya gukora ubugaragu, ajya kwambara ikanzu ya 3 umunyamuhamagaro yambara yitwa ikanzu y'ubugaragu, ikanzu yo guca bugufi, ikanzu yo gukorera abandi, ikanzu yo kwemera gukandagirwa kandi uri umuntu udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ngo ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Yosefu ajya muri Egiputa, agezeyo yambara ikanzu y'ubugaragu, ajya kuba umukozi wo mu rugo, ajya kumesa, ajya gukoropa, ajya koza tuwarete, akora imirimo yayindi muzi abantu bari muri buriya buzima bajya bakora. Ariko nyamara hari iby'Imana yateganyije kuzamukoresha hirya y'ibi ngibi. Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yosefu yambara iyi kanzu y'ubugaragu. Iyo Imana iguhamagaye igusezeranije, hari inzira ugomba kunyura, hari amadodani ugomba gucamo, hari ubuzima ugomba kubamo kugira ngo winjire mu muhamagaro neza. Haleluya! Ugomba kwiga. Iyi kanzu yo guca bugufi ijya inanira abantu benshi cyane. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ujya kubona ukabona Imana ihamagaye umuntu, imushyize nk'impano y'ubuhanuzi cyangwa impano ya runaka yo kumenya kuvuga akantu gatoya, yamara kumenya gutera haleluya agahita ahamagara wa bishopu ngo nimuze mumeneho amavuta, hanyuma mbapotere cyangwa se mba umuntu runaka, kandi nyamara yari ataragera kuri urwo rwego. Uyu muntu rero uramutse utamwise bishop murashwana rwose, utamuhaye izina mugira gute murashwana,
kubera yuko Imana yigeze kubivugana nawe. Imana yari kuzabisohoza mu gihe runaka, ariko uyu muntu arashaka kubyiha kandi igihe cye cyari kitaragira gute, kitaragera. Yosefu ajya gukoropa kandi azi neza ko Imana yavuganye nawe ko azaba umutware, yavuganye nawe ko azubararirwa, ariko siko byaje kugenda. Ahubwo Yosefu yaciye bugufi, yambara ikanzu yece y'ubugaragu. Yosefu arakora, ariko nubwo ari gukora, guca bugufi ntago bica umugongo, ahubwo bica inzira. Yesu ashimwe cyane. Ngasubiremo, guca bugufi ntago bica umugongo, ahubwo bica inzira yinjiza umuntu mu masezerano ye. Yosefu aba ahangaha muri uru rugo, arukoreramo imirimo ye. Yosefu aratuza kandi Imana yaravuganye nawe. Mwene data, reka nkubwirire ijambo rikomeye. Iyo Imana iguhamagaye ibigushyizemo ubutunzi, ariko ubwo butunzi ushobora kutabusarura uyu munsi, kuko iyi Imana iguhamagaye ibigushyizemo imbuto, izamera igakura ikera, ariko ntabwo imbuto yameze uwo munsi bayisarura. Hari igihe bayisarura mu gihe runaka. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi wa none banza wige, numara kwiga uzajya ku isoko ry'umurimo. Bwana asifiwe sana. Yosefu arangije abaho ngaha akaza aragakora kugeza igihe Imana yaje kuhamukurira. Iyo Imana iguhamagaye ikaguhereza amasezerano, ubwo buhanuzi mwahawe bene data abakozi b'Imana, ibyo byose mwasezeranijwe, nagira ngo nkumenyeshe yuko iyo Imana iguhaye amasezerano uba umeze nk'umuntu uhawe amadolari ariko utaragera kuri forex biro cyangwa se kuri biro de change. Iyo ufite amadolari utaragera kuri forex biro, bitewe naho yaherewe, birashoboka ko amadolari wayasonzana kandi ari ikintu cy'agaciro. Iyo Imana iguhaye amasezerano, amasezerano ni nk'amadolari atagize gute, atavunje. Aho ushobora kuyasonzana, ushobora kuyasuzuguranwa, ariko iyo umaze kugera kuri forex biro, aho amasezerano ava, amadolari avunjishirizwa, ibintu bicamo. Uyu munsi wa none iby'Imana yadusezeranije byose birafatika, ariko benshi barabisuzuguranwe. Ariko nagira nkubwire ngo ayo madolari, ayo masezerano, komeza kuyitaho, ntuzayace. Igihe kizagera ugere kuri forex biro, aho amasezerano avunjishirizwa. Mu izina rya Yesu Kristo, uwo munsi agaciro kawe kazagaruka. Uwiteka kugirire neza. Yambara ikanzu ya gatatu umunyamuhamagaro yambara, yitwa ikanzu yo guca bugufi. Uyu munsi wa none birashoboka ko uri guhura n'ibigucisha bugufi kandi uri neza mu muhamagaro. Ni isomo. Guca bugufi naryo ni isomo. Bibiliya iravuga ngo na Yesu yihanganiye umusaraba w'isoni, ariko ni kubw'ibyishimo byari byamushyizwe imbere. Uyu munsi wa none nubwo wasuzugurwa, ariko hari igihe kizagera icyo Uwiteka yakuvuzeho kigasohoka, hanyuma abantu bakamenya yuko bya bindi wahawe Uwiteka yabikurikiranye. Imana iguha umugisha. Turebeye hamwe ikanzu ya mbere umunyamuhamagaro yambara, turebeye hamwe ikanzu ya kabiri umunyamuhamagaro yambara, tubonye n'ikanzu ya gatatu umunyamuhamagaro yambara. Ikanzu ya mbere ni ikanzu y'ubutesi, ikanzu y'igikundiro, ikanzu yo kugendererwa, ikanzu yo guteta, ikanzu yo gusurwa. Ikanzu ya kabiri ni ikanzu y'icyangiro, ariko tuboneye hamwe n'ikanzu yo guca bugufi, ikanzu y'ubugaragu. Kandi uyu muntu washoboye guca bugufi, hari icyo abapfana na Yesu. Umuntu wambaye ikanzu, Yesu amuba hafi cyane, kuko iyi kanzu iravuna rwose bitewe naho ugeze, bitewe n'uwuriwe. Ariko niba Yesu yarayambaye agaca bugufi, ari umwana w'Imana, akemera kuzamuka amashyamba agasenga, akemera kwitwa inshuti y'indaya n'ibisambo ntasakuze, akemera gutukwa, akemera kwitwa Beelzebuli, akemera kwitwa umutware w'abadayimoni,
inkoni akemera kuba mu buzima buciye bugufi, ni icyitegererezo, ni urugero yari ariho aduha. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ko ari ukugera ikirenge muke. Iyi kanzu rero niba uyambaye, nagira ngo nkumenyeshe ko ugomba kwihangana. Si aho ngaho bizagarukira, haruguru yawe, hirya yawe, hirya y'imisozi, hirya y'uruzi hari umudugudu mwiza. Uwiteka aguhe umugisha. Reka dusoreze ahangaha. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzarebera hamwe ikanzu ya gatanu ya kane umunyamuhamagaro yambara, turebere hamwe iya gatanu n'iya gatandatu ndetse n'iya karindwi. Uwiteka aguha umugisha. Yari Pastori Munyemana Protais. Ukimara kumva iyi nyigisho usabwa gukora subscribe, share and comment kugira ngo natwe tumenye ko ibyo tuba twabigishije muba mwabikurikiye kandi mukabisangiza n'abandi. Mugubwe neza rero, naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom.